Okay guys, uyu munsi rero nje kukubwira iki? Uyu munsi nje kukubwira ku kintu kijyanye na channel history. Niba uri umuntu ufite YouTube channel ukwiye kumenya ikintu cyitwa channel history. Channel history rero nkuko bisobanutse mu ijambo ryiza, channel history bishatse kuvuga na amateka ajyanye n'ibintu ukora kuri YouTube. Uyu munsi ngiye mugiye kubana nitwa Rino Radi. Iyi channel turiho yitwa Rino Editor. So guys rero mbere yuko dutangira bantu making sure yuko wakanda subscribe, like, share, comment. Guys, niba utarakanda subscribe bantu umenye yuko ari inshuro yanyu mugiye kuba wambona kuri screen yawe. Bantu rero hasi hari akantu kanditse subscribe, kandaho watubona akantu kakazogera kariho ugakande nako uhita ukanda handitse all, maze ubundi uze dutangire turebe ngo ni gute wafungura channel history yawe. Channel history rero dore bimwe mu bintu imaze. Umuntu channel history udafunguye ntago yaba monetize, nta nubwo ashobora kuba yashyiraho shoots nyinshi mu gihe cy'umunsi umwe, cyangwa se kuba washyira video nyinshi kuri YouTube umunsi umwe. None ikirushaho reka wenda ibyo bindi niyo wajya video bimweya, ariko kuba utaba monetize niko kabi. Uyu munsi nongeye kukwereka ngo channel history ni iki, wayifungura ute, nize ngaruka ku muntu channel history ifunze biza kumugeraho. Mwereke nizo ngaruka uko bigenda, ndakwereka na channel yagizweho ingaruka no kuba channel history idafunguye. So guys rero nimba ibyo byose wamaze kubikora, wakaza subscribe, wakoze kukazogera video ya nimba kandi kubona ari ikintu gufasha, cyangwa ari mugenzi wawe uzi afite ikibazo nk'icyo uyimusharinge. Comment yawe nayo ni ingenzi. Gwino turebe iyi video ubundi irarangira byose wamaze kubimenya. Okay rero urahita uzawufungure application yawe ya YouTube Studio. Ugomba kuba ufite application ya YouTube Studio. Nta muntu numwe ukoresha YouTube ufite YouTube channel adafite YouTube Studio, kuko ni ingirakamaro kuri YouTube channel yawe. Maze ubundi utegereze ifunguke, ituza muri dashboard yayo, utegereze bifunguke. Biraterwa na network ufite. Kondikona network yanjye iri kugenda gahorora. Okay, wabonye ko byamaje gufunguka. Ikintu cyambere kizakubwira yuko channel history yawe yamajije gufunga, uzasanga tuno duframe ducuritse tureba hasi. Murabizi yuko kuri channel zisanzwe tuba tureba hejuru kandi dusa icyatsi. Aba subscribers urabibona ndabafite ngabo, ariko urabona turacuritse. Ikindi bituzanga kuri hano kuri kano kamenyetso k'idolari, mwereke za ngaruka zo kuba channel history ifunze. Nemerewe ku applyinga none aha urimo urabibona nga apply now muri kino kintu cy'umweru. Iki ngiki apply now umurabibona, nemerewe ku applyinga monetization. Ariko nkanza hanga kuri monetization, kuri apply monetization tutadukana hano got it, biratabivamo. Wabonye ko bise bivamo kubera yuko channel history yanjye yamajije kuba yakifunga. Rero ndagira mbanze mbabwire niki cyatumye channel history yanjye yakifunga. Iyi channel naje kuba nayihorera, ndayireka kuyikoreraho kugeza ubwo ije kuba yakemererwa kwa apply nawe mu murabibona. Channel ndagenda nyiterera higiyo. Abantu rero mukunda gutera amachannel higiyo mukarekera kuyakoreraho, reka mbabwira yuko muzakubitana n'ikibazo nk'iki. Kuba rero wakongera ukabigarura niko kabi gakomeye.
reka dusoreze kuri mu gihe wisanze mu kibazo nk'iki ngiki wabikemura ute? Usabwa gukora amavideo menshi, ugakora video nyinshi, ikindi kintu ukagerageza gukora live kuri YouTube. Niba mutazi gukora live kuri YouTube mu binyandikire muri comment mbabwire ngo ese wagorora gute live. Iki rero niko wakemura iki kibazo uramutse uhuye nacyo. Njye wumvaga nitwa Rino Radi. So guys, making sure yuko wakanda subscribe kandi iyi video nimba igufashije uze kuyisharinga abagenzi bawe. Comment yawe nayo ni ingenzi. Ciao ciao, ndabakunda cyane.